iradi izigiye ariko hari nashonje nyakubahwa Paul Kagame bayabazi mwese muri kunyumva banyitanyira amajambere Esperance umwana w'umutwe mwarakoze sinkinyagirwa ariko noneho nimutugwaneho inzara itumereye nabi intwari ni nziza ntago yiganyira yishakira inzira uti murebe kuntu abashigashwe nyuma n'amateka babona amafaranga yaba yicyuzi barayakobakeye ariko kugitwa yakobakeye mukanga mukayarya ahubwo mukayasindamo mitsingi ndarangije mwana wabega nago ndi kukumva neza ngo na rezo mfite none se nago wanange hano nagura rezo za okaziyo none se rezo zizana na charger cyangwa zizana na écouteur ngo kuri MTN okay reka ngera kuri MTN babwire bamuturezo twa okaziyo ubwo ndakuvugisha nimvayo sawa gose buriya agaherena nakutubwa n'utugurube Kono umuhungu w'ibogare muzimusobanutse yambaye herena ni nko kubona ingurube iyi munsi ni isabukuru nziza yanjye ndashimye mami and daddy kubera bakoze iyi sabukuru nziza yanjye ndabikunze cyane Pari iri Saturday ndabikunda ngewe mama wanjye yanshimye kubera dunyana uwe ngewe ndabikunda cyane ngewe imyaka yanjye ni 7 ndabikunda nakuze ngewe meze neza hose ngewe ndashimye Mana isabukuru nziza yanjye ndamukunda cyane nge arankunda nanjye isabukuru nziza ni yizi abo bana biragatsindwa akamutoneka umuntu w'inzobe kuja mu ideni gatatu biragatsindwa kuba inzobe ufite ideni ry'umuntu biragatsindwa kugira inzara zishatse uri mu ideni ry'umuntu biragatsindwa kuba inzobe gutamura umubiri ugatamuka uri mu ideni ry'umuntu ukagira inzara zishatse zikabishatse kibisi uri mu ideni uzozongeraho kibisi uri mu ideni cyo twibagirwa ko tuzapfa ugasanga turi mu makimbirane adafite akamaro turi gupfa iby'isi ubuceri turi gupfa ibintu by'amatiku bitumvikana ariko iyo wibutse kuzapfa bura tugiye tubyibuka iyo byibutse bituma turushaho kuvuga ati ubundi turapfa iki twagize neza kejo ntago umuntu aba afite garanti yuko azahageza twikorere neza uyu munsi twitahire mu mahoro nyine umuntu yagiye atekereza kazapfa ubundi. Bonjour maman, ça va, ça cool, je crois que tout va bien chez toi là-bas. En fait maman, je voulais te présenter ma copine, regarde. En fait, niko nataka kupresenter mukazana wako. Elle c'est ma copine. Wa mwana warasaze wa mwana ariko urimo amadaimoni ki Yesu we ko mugiye kurimbuka par manque d'ignorance warwana we gusa urabona uyu nuwo muntu ugomba gukundana nawe akarashikume ko dufite ikibazo dufite akabari ariko abantu bajya batugendana uretse tukagwa akazi ikindi kandi ariko uyu ntabwo warenza iminsi bataramwisha ikindi uyu ntabwo azajya mu ijuru kubera inzu ijya mu ijuru irafungaye kandi we hejuru ni munini hasi ni icupa ricuritse ntabwo yabona uko yinjira mu rero hazajyamo abantu bangana nanjye gusa n'inda yawe ntabwo yacamo mu nzu ijya mu ijuru amagambo yanjye wewe bizagusaba kwisoresha Fred twasoje tutahese warimo nawariko afite akabuno mu gituza vuga ko ori jamaa karibu asante bibi bwana mwanangu lija makao ngumu mwanangu nakusalimia sasa lija makao ngumu unatia moto mbona ungua unatia moto lija makao ngumu lija ngumu bwana sio gari lija ngumu. mwiriwe yemwe abantu bari kuri runo rubuga rw'ubukwe ndabaramukije cyane abari mwiriwe
abari mwaramutse isigaye yagumye kuba amatambi bamwe buri mukwira abandi bukeye ndabaramukisha no nuguhumigwa narije kuvuga ku bantu bari hano muri no groupe bukwe yemwe iyi groupe simpangira ngo ni yubukwe ariko none uko ndareba nkagira ngo none abantu ni nkaho mushobora kuba mwaribagiwe ko buno bukwe buzoba mushobora kuba muri mukubwitiranya n'amakwe yandi yabaye yashize mukagira ngo none nabwo bwarashize ubukwe ntiburaba nejo bundi kandi iminsi gayageze cangwe none muri mukubwitiranya na burya bw'ikana bwa bukwe bw'ikana buriya bukwe bw'ikana Yesu yari yatashe ni nabwo bukwe bwa mbere Yesu yari atashe Yesu ngo yarabutashe ngo abugezemwo abantu ngo barashikana ngo bashikanwe nyina wa Yesu bari kumwe nyine yarakiri na muto bakiri kumwe bari kumwe na nyina gakurura abaprotokolo ngo amare kubakurura garababwira ngo ati nimugende muzana amazi tambara amayahindura be divayi ngo nizo zari zabashiranye n'ibindi Yesu garagenda ahindura ayo mazi abadivayi nubukwe Yesu yari yatashe yari yabugiyemwo arabutaha nyine nkuko uza wamutaha ubukwe bw'inshuti yawe ni posho nuko ngomara hindura amazi kuba divayi kandi bari mu gushaka gukeka ko impamvu nyine byaje kubacikana bikabadaga bageze hagati ngo nuko abantu bari barashizwe mu rubuga rw'ubukwe buriya bukwe Yesu yatashe abantu bari barashizwe mu rubuga rwo gutwerera nkuru nabo ngo bari barasheshetse nkuko ngo bamare gucecekaga nyine ubukwe bumaze kubaga niko baje gucikanwa abantu bamwe manshi ngo bamaze gufata imiheha bayigumana mu ntoki noneho nyina wa Yesu abirebye bimutera nk'isoni niko kubabwira ngo nibazana amazi tamba yahinduremwo divayi none ubu bukwe nabwo kubona bugereranya na buriya ni buriya bukwe bwonyine Yesu yatashe ubundi bukwe azotaha ni bumwe gusa twagiye tuririya hejuru ubukwe buzoba mu ijuru twagiye twese none nyabura abantu nimutange ifaranga mureke guceceka iminsi yageze y'ubukwe harabura iminsi mikeya cyane ngo ubukwe bubi kandi nyine ubukwe burimo bumeze neza nibwo buzabumera neza ubukwe abantu batajamwe ngo batahane imiheha mu maboko tafazare abantu nimutange ifaranga murakoze cyane wako kwenye koo bila faida yoyote Kagera aidonia stima kwenye mwezi kutoka shamba eno kinonga varane baka yaishi salo badura. Believe in God or you believe in Jesus? I believe in God. Not Jesus? Why? Because God is the creator. How can I leave the father and go to the child? Muraho nizere ko mumeze neza ariko ngiye ku ruhande rwanjye ntago meze neza. YouTube channel yanjye bayiripotinze ubu tuvugana ntayiriho nkuko mubizi channel yanjye ajya gacisha ibiganiro by'urukoza soni urumva najyaga ntumira abantu bakaza bagatukana bakandagazanya urumva bagateshanya agaciro none sha abanyeshyiri bandipotinze YouTube channel yanjye barayijyanye kuki abantu ari abagome mane kucyara abantu ari abagome kuba nakoraga ibintu by'ubusambanyi nini n'amagambo mabi kuri YouTube byari bibatwaye iki uburyo si ishyari mane uburyo si ishyari sha rero bayiripotinze ubu tuvugana kiriho rwa rukoza sori najyaga mbereka ya magambo mabi gusebanya najyaga ncisha kuri channel yanjye ntago muzongera kukubona ariko bampaye icyumweru kimwe cya strike. So guys munsengere channel yanjye garuke none bafite ibishego bya danger urumva none ingaruke bana turahatwika hashye isi tuyangize bishimishije. Bro, why are you shouting? No, I never started the main song. This one now, just the introduction. The intro? Yeah. But you too shout now. Okay, now move on now. Let's take it again. Okay. Even if you're not fine, Kenyan, even if you're not fine, Kenyan, even if you're not fine, Kenyan, even if you're not fine, Kenyan. Bro, now what you want to sing with this? Yes, and the main song be that one. For the main song be this one? Yes. So, okay, now no wahala. You know what will happen? Yeah. Tomorrow, we'll come record that again. Me, I get appointment. You get where they go. So I will control you. Next time you go come record that. No, you said, bro. Nice song, very nice song.